Tubashimiye ko muri kudukurikira. Mwahisemo neza cyane gushyira kuri YouTube channel yacu inyuzwaho amasomo atandukanye n'ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi reka turebere hamwe inkuru yitwa Two Stories of a House. Ni inkuru yanditswe na Leila Abuzidi, ikaba yari imwe mu nkuru zigize igitabo cyitwa The Sun Goes Down, ikaba irimo inkuru 16 zitandukanye. Mu minsi yabanje twagiye turebera hamwe nk'iyitwa When the Sun Goes Down, tureba yitwa Living, none uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru yitwa Two Stories of a House. Ni inkuru n'ubundi nko twabivuze yanditswe n'uwitwa Leila Abuzidi. Uyu nguyu akaba ari umwanditsi ukomoka mu gihugu cya Maroc, akaba atuye mu mujyi wa Rabat. Iyi nkuru rero yakomotse mu rurimi rw'icyarabu iza gushyirwa mu rurimi rw'icyongereza. Uyu mwanditsi akaba yarize muri kaminuza yitwa Mohammed V University, aho ikaba iri mu mujyi wa Rabat. Akomeza amasomo ye mu mujyi wa Austin muri leta ya Texas, imwe mu zigize Amerika. Uyu nguyu akaba yatangiye gukora umwuga w'itangazamakuru ndetse akaba n'umutangazamakuru kuri televiziyo. Ikindi kandi akaba yarakoze mu myanya itandukanye ya guverinoma. Reka dutangire hamwe turebe abakina nkuru bakinye muri iyi nkuru. Hari uwitwa Khadija, harimo uwitwa Meruda, tukaba dufite uwitwa Judge, harimo uwitwa Old Woman, hakaba harimo Old Woman, hakaba harimo Young Girl ndetse na Twins. Aba rero n'abakina nkuru bakinye muri iyi nkuru twese tugiye kurebera hamwe. Nagushishikariza kuyikurikira, niba utarakora subscribe ubikurikirane ndetse na like even na share kugira ngo amasomo abashe kugera ku bandi bantu hirya no hino. Iyi nkuru ritangira uyu mucamanza ahamagara witwa Khadija Bent Ahmed ndetse n'uwitwa Meruda Bent Al-Bashir. Aba babiri rero bagiye kuburanishwa ku kibazo baba bafitanye, ari cyo kuba umwe witwa Khadija yari afite inzu yakodeshaga uwitwa Meruda akaba ari we nyirinzu. Ni kuvuga ngo uyu mucamanza atangiye abaza uyu witwa Khadija ati ese waba waravuye mu nzu yawe ku bushake cyangwa se handi baba baraguhatiye kuyivamo? Maze mu kwisobanura aravuga ati ntagaruka biri nyakubahwa. Ni kuvuga ngo uyu witwa Meruda yarambwiye ati nimve muri iyi nzu yiwe kuko yabonaga ikeneye gusanwa, nyuma y'uko imaze gusanwa nzayigarukemo. Yamuhaye igihe kireshya n'ukwezi kumwe, ariko aza kwisanga amaze umwaka urenga hafi imyaka 2 uyu muntu ataragaruka muri iyi nzu. Ibi byatumye abasha kwivovota, maze nyuma y'igihe kirekire biramurenga yanzura kujya kujyana ikibazo cyiwe mu rukiko. Aho impamvu yamujyanye mu rukiko nuko yarishyuye ubukode bw'igihe kirekire, kandi hari n'ibindi bikorwa byinshi yagiye amukorera byatuma agaragaza yuko iyo nzu n'ubundi itagakwiye kuba yishyurwa n'amezi ya buri mwaka, ahubwo ko yakayeguriwe n'ubundi. Khadija rero akomeza abwira umucamanza ati ubu ntaho gutaha mfite, cyane ko nkunda kujya kwibera kwa musaza wanjye ndetse no kwa murumuna wanjye. Ibi bikaba byaratumye yivovota cyane. Aravuga ati haven't we paid for it? Ese ntago twayishyuraga? Yes, we have more than it's worth. Dushobora kuba dufite n'ibirenze agaciro k'iyo nzu, kubera ko imyaka 30 tumaze tuyikodesha, twagombye kuba twaraguze n'iyacu. Nyamara uyu mugore witwa Meruda mu kumusubiza aramubwira ati ibyo ntekereza ko nta n'ikirenze kiri aho ngaho, ariko nanjye ubu ndeba ntago nkibasha no kwigurira n'akaro k'inyama. Nuko mu guterana amagambo uyu Khadija yamukodeshaga aramubaza ati what's about blood? Ese nibiki bijyanye n'amaraso? Ntabwo bibuka ko mu gihe wabyaraga ari ngiye yabashije guhanagura aya maraso yose n'umwana wari umaze kwibaruka? Ese wibuka amafunguro twagiye dutegura ha mu gihe cyo gusangira ndetse n'igihe cy'akababaro k'ibirori bitandukanye byagiye bibera iwawe? Ese navuga kangahe uburyo nagiye mpeka abana bawe kuri umugongo wanjye iyo minsi yose urayibara kumva agaciro kayo? Iyi myaka igera kuri 30 maze nkukodesha, amezi agera kuri 360 y'ubukode, nakombye kuba naraguze inzu yanjye ndetse n'iyawe ubwayo ikaba ifite ako gaciro. Dufashe nk'urugero, niba aramwishyuraga nk'ibihumbi 40 by'amanyarwanda ugakuba n'amezi 360 agize imyaka 30, aho wasanga yari amaze kugeza muri miliyoni 14 n'ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Nuko akomeje kwivovota. Umucamanza aravuga ati rekera kwivovota usubira mu byabarangiye, ahubwo reka turebe bijya mbere. Ese umugabo wawe niwe warakubwiye gufata imfunguzo ukazisubiza nyirinzu? Maze uyu mugore aramubwira ati reka ahubwo imfunguzo ntago nazimuhaye, cyane yuko urufunguzo nkerufite n'ubundi rw'inzu nabagamo. Aha ngaha ukuvuga ko uyu witwa Khadija yatahaga mu nzu yo hejuru, mu gihe uyu witwa Meruda akaba nawe nyirinzu yatahaga hasi. Birumvikana ko iyi nzu n'ubundi yari igeretse, ibi bigatuma abasha kunyura mu nzu ya Meruda kugira ngo agere mu nzu ye aciye kuri esikariye. Maze umucamanza aramubaza ati ese ukeneye iki ubu ngubu? Maze uyu witwa Khadija aramubwira ati nkeneye urugo rwanjye, bitewe n'uko iyo myaka aramaze ari myinshi n'ibikorwa yakoze, ahubwo yumvaga inzu yakayeguriwe cyane ko yahitaga niwe, kuko inzu yari amaze igihe kinini cyane ntago yayifataga nk'uyikodesha. Maze umucamanza arongera amubaza ati ese
wari uriho iki gihe cyose nyuma y'imyaka 2 yose ishize, ikibazo kuki utari warakizanye mu butabera kuva kare kose? Maze aramubwira ati iki kibazo cyanjye ni naragihariye abatagatifu, kuko yumvaga ko ikibazo cyo kizakemurwa nijoro, ahubwo mu buryo bwe atabasha no kukikemurira. Nuko rero ukaba ufashe umwanya ukaburagarutse rwose uzanye ikibazo cyawe hano mu rubanza. Abantu baramuseka n'umucamanza aramuseka, maze uyu waregwaga akaba ari we witwa Meruda atangiye gusobanura ati nagiye kubona mbona imyanda itangiye kugenda imanuka iva mu gisenge, maze mbwira uyu mugore kugira ngo ave muri iyi nzu yanjye ibashe gukorwa, noneho nyuma y'uko tumaze kuyisana azayigarukemo nk'uko yari yamaze kwishyura amezi yayo. Nuko ahamagara umukozi akaba twakwita nk'umufundi kugira ngo azayisane, maze atangiye gusana igisenge gihanukana n'amasikariye byose bisubira hasi, bituma inzu ibasha kudahita ikorwa. Maze asobanura avuga ati iyaba atari ubuntu bw'Imana bwahabaye uyu mugabo aba yarayisana apfa wari waje gusana iyo nzu. Ati ngayo nguko nuko inkuru yagenze. Maze baraho ngaho umucamanza abona nta bundi buryo bwo gukemura icyo kibazo, ategeka yuko uyu witwa Khadija azagenda agafungura, agafata ibintu byose yari yarasize muri iyo nzu, agafata n'urufunguzo akarusubiza nyiri inzu, urubanza rusoza gutyo. Maze mu gahinda kenshi Khadija yavanye aho ngaho ari mu nzira agenda ahura n'umukecuru wa wundi twabonye witwa Old Woman. Aha rero bari bahuje imitima yuzuye intimba, batangira kuganira, umwe atangira kuyagira undi, aramubaza ati ese kubabaye? Undi ati nanjye ubyihorere rwose ibibazo byandenze. Ubwo amaze guhura uyu mukecuru aramubwira ati ngewe ishyano narigushije, aha nagize gutya nshakana n'umusaza tumaranye imyaka 40 tubana, maze nagize gutya ngenda ndi mu nzira nkahura n'umukobwa wari warasamye cyangwa se wari utwite, ariko akaba atari yarashyingiwe byemewe n'amategeko. Maze uyu mukobwa aza kwangwa na basaza be, baramutoteza arinda ava mu rugo. Maze duhuriye ku nzu numvisha agahinda afite, mbona atwite kandi nanjye ubwanjye ntarabyaraga, mpita niyemeza kumufata ndavuga nti reka mujyane mu rugo muhishire icyo kimwaro yagize, maze nimugezayo azabyara abana, namara kubabyara yigendere. Nyamara suko byaje kurangira. Nkuko uyu mukobwa bigaragara mu nkuru ko yari akiri mu myaka 20 yaragiye arabyara, aba bana bigumira aho ngaho arabonsa. Maze uyu musaza aza gushyingirwa n'uyu mukobwa wa mukecuru, baramwirukana aho ngaho. Aha ndakwibutsa ko mbere y'uko ajya kujyayo yari yararahiye hejuru y'imva y'abantu bapfuye ariko twakwita nk'abatagatifu, aravuga ati nk'ikimenyetso cyerekana yuko nimara kubyara nzahita mpava. Yaragiye ararahira. Kandi ikindi mu nkuru yabanje tubona yuko n'uyu witwa Meruda yararahiye avuga ati iyi nzu nimara gusanwa uhe tugaruka nyuma y'ukwezi kumwe. Ni mu gihe n'uyu mukobwa yari yarahawe iminsi 40 yonyine nyuma y'uko amaze kuva ku kiriri. Iyo minsi yarashize, aravuga ati rwose nashira ikindi cyumweru kimwe nzahita ngenda, ariko suko byagenze, byaje kurangira hagumye cyane ko uyu mukobwa yaje no kwibaruka abana b'impanga. Gusa amagambo uyu mukecuru yabwiye Khadija bahura bwa mbere, yaramubwiye ati there is no good neighbor in this world, no grateful people, no faithful husbands. Mu gihe avugaga ati muri iyi si nta muturanyi mwiza, nta bantu bashimishije bariho, ndetse nta n'abandi bantu bo kwizera bariho. Ko yaramaze kubona yuko ibi byose byabayeho, abona yuko no kuba Meruda yaramwirukanye muri iyo nzu ari mu bibabaje cyane. Inkuru rero bigaragara yuko yarangiye umukobwa azaniye kontra cyangwa se urwandiko rw'ubushyingirwe uyu mukecuru bari bamaze kwirukana cyangwa se yaramaze kumusenda. Ibi bituma inkuru irangira umukecuru ababaye, uyu mukobwa agumana n'abana be, ariko nubwo byagaragaraga yuko atahaba byanyabyo kugira ngo abimuhishe, yashoboraga kujyayo mu buryo bw'ibanga kugira ngo ajye konsa abana. Inkuru naho irangirira rero. Tubashimiye ko mwadukurikiye, naho utaha nyinari Samuel Nshimiyimana.